bakunzi inshuti z'ijwi ry'urugwiro mwakurikiye gahunda zitandukanye ntabwo zari nkeya kuva mu gitondo kugeza amagingo aya cyangwa kuva mu gicuku kugeza amagingo ngaya ku manywa bitewe n'aho uherereye. YRTV ijwi ry'urugwiro tugiye kukugezaho ibiganiro binyuranye kuri YouTube. Tunezezwa nuko udukurikiye kandi iyo tubona ko waduhaye like, share cyangwa subscription bituma umurava n'umwete dufite bikomeza. Bakunzi mukurikiranye YRTV ijwi ry'urugwiro sauti ya kirafiki aho muherereye hose hirya no hino kuri isi, ndabasuhuza ndizera ko muguwe neza. Ndi Andresa kandi pari mu Faransa muri siriza YRTV ijwi ry'urugwiro mukurikiye ikiganiro umusogongero w'amateka y'akarere k'ibiyaga bigari duhereye mu Rwanda rwa Gasabo. Ndizera yuko mutari bake kandi munejejwe nuko tugiye kujya tubana muri iki kiganiro dutangiye dushaka kuva ni muzinga ariko ntibyakunda. Niyo mpamvu ari umusogongero w'amateka y'akarere k'ibiyaga bigari kandi tuzakomeza tugenda tuyahuza n'ibihe by'uyu munsi. Ndizera yuko kizababera ikiganiro cyiza kandi muzajye muduha ibitekerezo namwe igihe mwumva hari icyo mushobora kongera, kuko burya nta mugabo umwe kandi nta ntwari katanyaruka. Dushobora kugira aho duca ku ruhande tukaba twagira n'ibyo twibagirwa cyangwa se tukagira ibyo tuvuga ukuta, ariko dore ko burya amateka ari nk'inkuru kandi inkuru ibarwa kwinshi, gusa ntibiyibuza kuba ifite imvaho yayo. Ubwo rero ndagira ngo tujye dufatanya kandi bizaba byiza mwe mukurikirana YRTV ijwi ry'urugwiro, mwaba munyuze hano kuri YouTube kuri YRTV 250 cyangwa se ngeyisa 250, namwe mudukurikira munyuze kuri radio aho mushobora kutwumva kuri Zeno FM. Biroroshye cyane no gukanda YRTV.fr n'urubuga rw'ijwi ry'urugwiro, usangaho ibintu binyuranye by'amateka byigisha n'ibindi. Hanyuma ugakanda hari radio, aho wabona hose haba hari radio kuri urwo rubuga. Uyuhakanze utangira kumva ibiganiro bya YRTV FM amasaha 24 kuri 7 cyangwa 24 mu minsi 7 mubabarire, ukatwumva mu biganiro binyuranye. Rero reka ntarambiranye dukomeze n'ikiganiro cyacu umusogongero mugezwaho na Andre Isaka. Umusogongero n'ikiganiro muzakomeza kujya mwumva ibihe bitandukanye, kizagikunda guca mu masaha y'umugoroba, ubwo tuba twiringiye ko abatari bake mu karere baba bakitse imirimo, kandi kizagicaho no ku manywa kugira ngo abatari mu karere k'ibiyaga bigari, iyo tuvuze mu karere tuvuze iwacu i Rwanda iyo dukomoka mu abantu mwe ntimukandondogoze tujya duhina tukaba turi mu karere, tuba dushaka kuvuga hafi iyo ngiyo iyo dufite inkomoko. Dukomeza rero n'ikiganiro umusogongero wacu, tugiye kubanza dusasire ikiganiro. Reka nshakaho mpera kandi ikiganiro ngiye kubaha mwazabona inyandiko yacyo kuri YRTV.fr n'ibindi bizagenda bikurikirana. Wowe udukurikiranye imbona nkubone ndagusuhuza cyane kandi nejejwe nuko udukurikiye. Urugwiro rwire aho ngaho uherereye. Twatangiye rero tugiye kumva u Rwanda uko bisanzwe bimeze, kandi duba ari ibintu bimenyerewe. Ni igihugu kiri mu karere k'ibiyaga bigari, nubwo hari abantu ujya ubwira kuri umunyarwanda ugasanga batangiye kukoza batari u Rwanda ni muri Kongo. Oya, ntabwo u Rwanda ari muri Kongo, ahubwo u Rwanda ni igihugu gituye mu karere k'ibiyaga bigari, kikaba na kimwe mu bigize umuryango w'ubukungu bw'ibihugu mu karere k'ibiyaga bigari nyine witwa CPGL. Ni umunyamabanga, akenshi kiba kiri umunyamabanga w'umuryango wa East African Community, kigira uruhare rukomeye muri uwo muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Ntabwo biteye ipfunwe, ndibaza nta n'umuntu bibangamira kuba twavuga ko ari igihugu gifite uruhare runini muri uwo muryango. Ikindi kandi nabona naheraho muri kiganiro, twakibukiranye ko u Rwanda ruri muri Afurika yo hagati nubwo atari Central Africa. Tukareba no gatoya ku mbibi z'u Rwanda. Ese imbibi z'u Rwanda ni zihe? Mufashe tubikirane. Rwanda nziza mureba muri background, ariko ndaje nyihagarike kuko ntabwo nateguye ko twumva umuziki mwinshi, ahubwo ufite aho yandika aze kwandika, cyane cyane nk'abana bitegura kuzakora ibizami bisoza umwaka w'amashuri abanza mu karere mu Rwanda, by'umwihariko mushobora kwibuka ibintu byinshi. Ndebye ku mipaka rero kugira ngo nze kubona aho ntara amateka nyamuneka umusogongero nta mateka sinabona aho
rukura mu majyaruguru y'u Rwanda. Ubwo tubona uyu munsi u Rwanda ruhana imbibi na Repubulika ya Uganda. Leta ya Uganda niyo iri mu majyaruguru, naho mu majyepfo hakaba leta ya Repubulika y'u Burundi. Ndi kongeraho Repubulika kugira ngo hataza kuza kwitiranya n'ubwami. Mu burasirazuba igihugu cy'u Rwanda gihana imbibi na leta ya Repubulika Repubulika ibeshye mu burasirazuba gihana imbibi na leta zunze ubumwe za Tanzania kuko bifatana na Zanzibar. Hanyuma kandi mu burengerazuba igihugu cy'u Rwanda gihana imbibi na Repubulika yo iharanira demokarasi ya Kongo, kera yitwaga Zaire, ubu hari abayita Kongo Kinshasa n'amazina menshi atandukanye. Rero nkomeje kandi turi kubukiranya aho nza gusobwa rwose uze kumusora unyure kuri WhatsApp guteranya 770 379 unyandikire ndi muri studio nshobora kurebaho ariko ntumpamagare. Na nyuma yaho aho wazumira ikiganiro ukumva ibyo twavuze kitari cyo waza dukosora, nabivuze ukandika muri comment icyo wumva kitajya neza. Wowe rero udukurikiye kuri Facebook nawe udukurikiye kuri YouTube ushaka kudukurikiye no kuri Instagram, twagusaba ko wakora share, ugakora like, follow n'ibindi byatuma iyi message IRTV ijwi ry'Urwanda twatanze yagera ku bantu benshi batandukanye. Igihugu cy'u Rwanda ntabwo ari igihugu gitoya n'ubwo abantu bajya bashaka kukitagaho, ubu nta gahugu kabaho. Ni igihugu rwose, ni igihugu kitavogerwa, ntaba na busa, gifite ubuso bungana na kilometero kare 26,340. U Rwanda rutuwe n'abaturage basaga miliyoni 10,537,222. Iyo urebye imibare yagaragaraga mu ibarura ryo mu mwaka w'2012. Ubwo buso rero bw'u Rwanda bugabanijemo intara eshanu, arizo intara y'uburasirazuba, intara y'uburengerazuba, intara y'amajyepfo ndetse n'intara y'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali. Hari abajya bongeraho ko u Rwanda rufite intara ya gatandatu, bikanatunezeza twebwe bayibarira mu ngo diaspora, twumva ari byiza kuko bivuze ko umunyarwanda hari hose ahora ari we kandi afatanya n'abandi mu kugira icyo yatezaho u Rwanda imbere, nk'uko tuba tugerageza kwimakaza umuco w'urugwiro no kubana neza. Izo ntara kandi nk'uko nari mbivuze ko ari intara enye n'umujyi wa Kigali zigizwe n'uturere. Umujyi wa Kigali urimo uturere 30. Ndabitsindagira kugira ngo ahari wenda bizagira icyo bimarira nk'abana bashobora kuzakora ibizami bisoza amashuri abanza, bishobora kubagira akamaro. Uturere ni 30, ntabwo nzaturondora twose ariko nibura ukamenya umubare. Hakaba harimo imirenge 416 utwo turere 30. Muri utwo turere 30 n'imirenge 416 harimo utugari 2,148 kandi hakaba harimo imidugudu 12,873. U Rwanda ni igihugu kigizwe n'uruhererekane rw'imisozi n'ibirunga bitagira ingano, ari nayo mpamvu barwita igihugu cy'imisozi igihumbi. Habigeze kujya baruvugiraho ngo ni igihugu cy'ibibazo igihumbi, ariko byarahindutse. Iyo mvugo yarakosotse kera cyane, ahubwo ni igihugu cy'ibisubizo igihumbi. Ni igihugu rero kiba mu rwunge rw'imigezi n'inzuzi, aho navuga nk'Akagera, nkavuga Akanyaru, nkavuga Nyabarongo, Rusizi, hari Ruvubu, navuga Sebeya n'izindi. Imwe muri yo abashakashatsi bemeje ko ariyo soko y'uruzi rwa Nili. U Rwanda rufite ibiyaga 50, aho navugamo Kivu, nkavugamo Burera, nkavugamo Ruhondo, navugamo Muhazi, Wanyakizinga, Hago, Ihema, nkavugamo Karago, nkavugamo Rweru, Bugesera, Birira, Cyohoha n'ibindi byinshi sinabirondora. Kandi u Rwanda rufite ibirunga 5 ari byo Karisimbi, Muhabura, Bisoke, Gahinga
ndetse na Sabyinyo. U Rwanda rufite amashyamba kimeza arimo Nyungwe, Gishwati, arimo Mukura, arimo nk'ishyamba ry'ibirunga n'irindi ryitwa Cyamudogo. U Rwanda kandi rufite ibyanya n'ibyo bita pariki bitanu bikunda gusurwa cyane na ba mukerarugendo. Muri ibyo twavuga nk'icyanya cy'Akagera, icyanya cya Nyungwe n'icyanya cy'ibirunga. Rwose abazabishobora mwazagenda mukabisura, biba ari byiza cyane. Ubutaka bw'u Rwanda rero bugizwe ahanini n'uruhererekane rw'ubutaka bw'imisozi, hakaba harimo imibande n'ibisiza. Urabyumva, hari ibiyaga ntihabura ibisiza. Dukomeza rero n'umusogongero w'amateka. Ikiganiro umusogongero w'amateka mugezwaho nanjye Andre. Ndagira ngo ni ikiganiro kizabagira akamaro kuko ubutaha tuzinjiramo dutangirire. Urabyumva nawe usogongera, ni wowe ugiye kunywa bwa mbere, kandi bifuriza ko mwazanywa nk'inka. Kunywa nk'inka ndumva abumva Ikinyarwanda neza muzi ko ari ukunywa neza. Hirya no hino rero mu Rwanda harimo ibitare, harimo amabuye manini. Nagenda mvugaho gatoya, nakomoza wenda nko ku rutare rwa Ndaba ruri Karongi, urutare rwa Kamegeri ruri mu Ruhango, urutare rwa Ngarama ruri Gicumbi n'ahandi. Abanyarwanda nyamwinshi nkurikije imibare nabashije kubona mu ibarura ryo muri 2006 ni abakristo. Abanyarwanda benshi ni abakristo kuko bigaragara yuko Kiliziya Gatolika yonyine yihariye 56 n'ibice 5. Iyo mibare ya 2006. Hanyuma 37 n'igice kimwe bakaba bari abaprotestani. Icyo gihe itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ryari ryihariye 11 n'igice kimwe ku ijana. Hanyuma 4 n'ibice 6 ku ijana by'abari baturwa mu 2006 bari abayisilamu. Hakabamo na 1 n'ibice 7 by'abatarindaga aho babarizwa, ndetse na 0 n'igice kimwe ku ijana by'abaraturwa n'ababarizwa mu idini gakondo. Urumva rero ko kategori. Nsimbutse iki ngiki nkakomeza kubyerekeranye n'uko u Rwanda rwaba rwaratangiye kubaho. Mbere amashyamba yo mu Rwanda yatuwemo n'abaturage batandukanye baturutse hirya no hino muri Afurika. Ni ibintu utakwiye gutekerezaho cyane kuko ntabwo mu Rwanda abanyarwanda batuyemo ari abantu bapfupfunitse mu butaka nk'uko imegeri cyangwa n'ibihumyo bibikora, ahubwo baturutse hirya no hino, nuko baraza batura aho ngaho barema ibihugu byinshi. Igihugu cyitwa u Rwanda nyirizina iki tubona cyategekwaga n'Abanyiginya, cyabaga hitwa i Gasabo, hariya mu karere ka Gasabo. Kandi abantu bari i Gasabo ndabasuhuza cyane, buriya muri aho u Rwanda rufite imizi. Amateka iyo tuyasesenguye agerageza kutwereka ko icyo gihugu cyahanzwe ahasaga mu mwaka w'igihumbi. Ubwo ni igihumbi nyuma y'ivuka rya Yesu. Ndakomeza rero nsa nk'ushaka nanjye gusogongera. Uwitwa Gihanga Ngoma Ijana niwe wahanze iyo ngoma nyiginya y'i Gasabo. Upitse ku musumari hari ahasaga mu mwaka w'1900, akaba ari nawe ubimburira itonde ry'abami b'umushumi. Aha byumvikana neza ko mbere y'uko Gihanga ahanga ingoma ye i Gasabo hari hariho ibindi bihugu byari byarahanzwe mbere. Nyuma nuko biza kwegukira u Rwanda mu byo bita mu Gifaransa conquête, cyangwa se kwagura igihugu ukoresheje uruhembe rw'umuheto. Muri ibyo bihugu twavuga nk'Ubungwe. Ubungwe nacyo cyari igihugu mbere yaho gatoya, kikaba cyarategekwaga n'ibikomangoma bya Benengwe by'Ingozi mu Burundi. Twavuga Ubwanacyambwe kimwe n'Uburiza byategekwaga n'Abasinga b'Abongera n'ibindi. Igihugu rero kitaritwa u Rwanda ubwo ari rwa Gasabo, ni ukuvuga hakitwa ingoma ngabe y'u Rwanda rwa Gasabo. Iki gihugu cyari kigizwe n'imirenge 6. Ushobora kuba ufite amatsiko yo kumenya iyo mirenge kandi igiye kuyakumara. Ni imirenge igize akarere ka Gasabo munsi, ariyo Nduba, Bumbogo, Gikomero, Rusororo na Gicaca. Ndagira ngo tuhuze by'umwihariko abantu bari muri iyo mirenge, muri abantu namwe muri aho u Rwanda rufite imizi, ariko natwe turi muri diaspora, turi mu ntara ya Gatatu.
abasore niko babitera mu rwenya kandi njye numva nta nicyo bitwaye, ni byiza cyane kumva iyo ntara ya gatandatu iriho kandi nizera ko ari intara nayo ikora neza kandi itanga umusanzu mu kubaka igihugu nk'uko n'izindi ntara zifatanyiriza hamwe. Ndabisubiramo gatoya, u Rwanda nyine urwo rwa kera rukisuganya rutaragura imbago rwari ruri mu mirenge 6 yo mu karere ka Gasabo. Uyu munsi ahari muri komine Gikomero, abazi muri Gikomero yari Nduba, Bumbogo, Gikomero, Rusororo na Gicaca. Nari mbikomejeho ko muri make ari imirenge yari iri muri komine Gikomero yose. Nshuti bakunze mukurikiranye RTV ijwi ry'urugwiro, namwe mudukurikiranye none ahangaha mukaba muri kutureba live kuri YouTube channel zacu zombi, RTV 250 cyangwa se Ngeyisa 250. Mwarakoze like, mwarakoze share, mwarakoze subscription cyangwa se mwariyandikishije, rwose ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, kandi namwe mutabikoze nabarikira kubikora kuko bituma uko dushyizeho ikiganiro cyane cyane nk'ikiganiro cy'umusogongero, kuko kugira ngo usobanukirwe nacyo bisaba ko uba ugikurikirana uko buri munsi kigenda kizana ikiganiro. Muzajya mukurikirana kuwa mbere, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu cyangwa se Sabato ihumuje kuba byita gutyo. Tugenda tuganira gahoro gahoro kugira ngo tugende tubyumva iki kiganiro, kugira ngo uzagisobanukirwe. Ndakubwira ngo ko byaba ari byiza ushatse ikayi ukajya wandika ingingo wumva zifatika zagufasha kwibuka uko amateka twavuze. Amateka rero nuko bari inkuru aho tuzibeshya, nyamuneka muzadukosore muri comment, twandikire kuri WhatsApp yacu guteranya 276 na 387 byaba byiza rwose, aho kugira ngo ikosa urirewe ubonye ikosa nturikosore, burya ngo ubure umunyamakosa kuruta wayikoze. Nuko tugana ku musozo rero, icyo nabararikira no kubutaha nzabageza igice cya kabiri cy'aya mateka. Twari tuvuze iyi mirenge 6, ndibaza ko utayumvise neza zo gusubiza inyuma yumve kuri YouTube channel birashoboka, ariko kuri radio ho nyine ntibirizo gukunda, kandi mbasezeranye ko ngiye kubashyiraho indirimbo itari buza kumvikana kuri mwe muri YouTube. Niyo mpamvu ari byiza no kudukurikirana kuri radio, indirimbo nziza itubwira ko u Rwanda ari igihugu rwose ntagereranywa, burya ngo nta gihugu cyaruta u Rwanda. Utabyemera uzantera ibuye nitugira aho duhurira. Ariko ngana ku musozo rero, u Rwanda nguko uko wavuga rwatangiye mu kiganiro umusogongero cy'uyu munsi. Gusa ndaca umurongo ku gihugu cya Gasabo, cya Nduba, Bumbogo, Gikomero, Rusororo na Gicaca cyari gifite umurwa mukuru wacyo i Kigali. Birasekeje, i Kigali mu murenge wa Rutunga. Bantu bari muri Rutunga na gitifu waho mukomere cyane. Ndagira ngo mbabwire ko umusore w'Irutunga ari uzadukomereza iki kiganiro mu minsi iri imbere, kandi nizere ko Jean Baume mutegereje muri benshi, akora imirimo itandukanye, warahuze, niyo mpamvu ari ngiye wakibakoreye, ariko utaha Jean Baume niwe uzakibagezaho. N'abanyarutunga mwese ndabasuza, kandi mbwira abari badukurikiye kuri YouTube ibona nkubone, babwira ngo bye bye, naho gutaha mukore uko mushoboye kose urugwiro bazenguruke, nimwe muzatuma rugera hirya no hino, kandi inyungu za mbere zanyu murakarugira, murakaruhorana, kandi namwe murakaruhabwa. Ndavuga urugwiro n'u Rwanda, igihugu cyatubyaye. Bye bye. Inshuti bakunze mukurikiranye RTV ijwi ry'urugwiro, sauti ya kirafiki, mudukurikiye nonaha abari kuri YouTube channel, namwe mudukurikiye kuri radio RTV ijwi ry'urugwiro kuri wayishatakadomo RTV FL. Ndabasuhuza kandi nejejwe nuko muri uyu mwanya mwongeye kuba mudukurikiye, by'umwihariko mwe mudukurikiye kuri YouTube channel RTV 250. Ndabaha ikaze, ndi André Isaka, ndi mu Bufaransa. Iyi ni sauti ya kirafiki. Hari abantu kutwumva muherereye i Kampala, hari abantu kutwumva muherereye i Nairobi, hari abari Dar es Salaam, hari abari mu Gitega, namwe muri Kigali, hari abantu bari Goma, hari abantu bari Ikisoro muri Uganda. Mwe mwese mushaka kumva ururimi tuvuga, tubahaye yambo, kandi tunejejwe nuko mwamudukurikiye. Hari abantu b'inshuti z'ijwi ry'urugwiro
inshuti z'akadasohoka zacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abari Ottawa muri Canada, hari abantu bari hano haruguru Amsterdam, hari abantu mudukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi yose, New York City, Washington DC, nahavuze mu kanya kandi ndongeye ndahagarutse, ndongeye mbahaye ikaze. Ikiganiro tugezemo n'umusogongero w'amateka, ni ikiganiro cya kabiri. Hari abakora iki kiganiro cya mbere, ndizera yuko cyabanejeje, ndetse ndaje ahangaha hasi ndashyiramo ikiganiro kitubwira ibyo mwaba mwaracitswe nabyo, ndashyiraho ibisobanuro mu byerekeye ibisobanuro by'ikiganiro, ndashyiraho inzira ibereka aho mushobora gukurikirana iki kiganiro. Kandi ndongera mbibutse ko ubutaha ikiganiro muzakomeza mu kigezweho n'uyu musore, uyu muri kureba kuri ekara, muri kureba ikiganiro nonaha, ndetse na mutatureba ni Jean Bume n'umwana we Rutunga iyo u Rwanda rukomoka. Ibi ngibi abizi guhera mu basogokuru, nanjye nkabimenya kubw'ubushakashatsi. Reka rero nkomeze tuganire, kandi iki kiganiro umusogongero w'amateka nizere yuko kiza kubanezeza. Ni ikiganiro tuba twanagerageje kwandika kuri irtv.fr, nabwo uzabona ahagana hasi hano mu bisobanuro nzashyiramo umurongo ushobora gukurikira ukaba wasoma inyandiko y'ibi ngibi ngiye kubagezaho. Ni byiza, hari abakunda gusoma ibyanditse cyangwa se bakaba banabikoresha mu bushakashatsi. Ibyo twandika nibyo tubagezaho, byose ni ubuntu, ntabwo dushyiramo ibyo bita copyright n'ibindi byakubangamira uramutse ubikoresheje. Ni nayo mpamvu tubasaba tuti mujye muduha like, muduhe share na subscription. Ntabwo ibyo dukora tubuza abandi kuba babikoresha. Ndagira ngo rero dukomeze n'amateka y'u Rwanda. Ni ikiganiro cya kabiri. Uyu munsi ndavuga ku byerekeranye n'ibihugu, inkiko by'u Rwanda rwa Gasabo. Nongeye kandi ndavuga nti abatandutse ikiganiro cya mbere, mureba hano ahagana hasi murahabona umurongo wo kuri YouTube, uraba uwerekeza aho icyo kiganiro kiri, muramushobora kugikurikirana. Mwe mudukurikiye kuri radio murumva muri background Rwanda nziza, abadukurikiye kuri YouTube channel kubera amategeko ya YouTube channel mwihangane, ntago muraza gushobora kumva iyo ndirimbo, ariko nabyo nanone ndayishyira umurongo wayo ahagana hasi mu bisobanuro, mube mushobora kuyumva indirimbo nziza Rwanda nziza gahoreho. Ndakomeje rero kugira ngo ntaza gufata umwanya munini. Ikiganiro ni kigufi, kiramanyota kuri 5 ndetse gishobora no kutayigeraho, ubwo rero reka mubitirize nihute. Ndasuhuza mwe mwese muri mu karere k'ibiyaga bigari. Hari abantu bari muri Uganda, hari abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mudukurikiye, hari abantu bari Burundi na Tanzania. Mwe mwese ni mwisange urugwiro. Sauti ya Kirafiki, ijwi ry'urugwiro, IRTV FM ni iya. Ndasa nkubanza gusobanura amagambo gatoya. Ijambo inkiko ndaza kugenda mvuga ahangaha rivuga imipaka cyangwa se rikavuga imbibi. Ubwo ndagira nti abakiri bato muza kumva mvuga inkiko mutaza kuritiranya n'inkiko. Oya, ni inkiko ndavuga imipaka, ndavuga borders. Aha abumva icyongereza cyangwa se frontière n'abavuga igifaransa. Ninza kuvuga ingabe z'ibihugu, muze kumva ikisibo n'amareta mu buryo bwa cyane. Ingabe z'ibihugu, inkiko zivugwa ahangaha ni ibihugu cyangwa se n'utubiri byabaga bihanaga imbibi n'u Rwanda rugari rwa Gasabo, rutaragira ubuso cyangwa se rutaraguka nk'uko turubona uyu munsi. Ntabwo u Rwanda rubonwa n'abari Gasabo cyangwa Kigali gusa, no muri diaspora turabona. Reka nkomeze rero. Kenshi babyitaga impugu, ibyo bihugu ngiye kuganiraho babyitaga impugu kuko byabaga ari bito, ariko byabaga byujuje ibisabwa byose kugira ngo bibe bibaye igihugu. Akibaza uti se igihugu gisabwa iki kugira ngo kibe kibaye icyo? Ako rero ni akabazo, ariko ndagasubiza. Kugira ngo igihugu kibe kibaye icyo, kigomba kugira ukiyobora. Ndavuga umwami nyamuneka. Iyo habaga hari umwami, hakaba hari ingoma ngabe, ubwo ni nka leta y'uyu munsi, hakaba hari n'ingabo. Ndasuhuza mwe mwese muri ku ruhembe rw'umuheto hirya no hino mu karere,
mucunga umutekano n'ubusugire bw'ibihugu tuvukamo muri intwari cyane. Turashima kandi tunezezwa n'umurimo mukora. Kenshi babyitaga impugu rero, ariko ugasanga byujuje ibyo byangombwa byose. Ibyo bihugu byabaga birimo ibikomeye ubona ko bifite ingufu nyinshi cyane. Navuga nko mu burasirazuba, igisaka muri za mpugu zacyo uko ari ebyiri, Igihunya ndetse na Migongwe. Ndetse icyo gisaka ntabwo cyari cyoroshye, bantu mukomoka ku gisekuru kwa Bakimenyi n'abandi ndabahayambo. Nkavuga mu majyepfo hari Ubugesera butaraga bworoshye, Bugesera bwa Karemera n'abandi. Nkavuga ku majyaruguru y'Indorwa, ndetse akenshi ngiyo mvuze Indorwa nongeraho n'Umutara, burya birajyana n'Iburengerazuba mu Nduga. Abanyanduga mwese aho muri ndizera ko Abanyanduga ntago bakiri benshi kubera politike zigiye ziriho n'uburyo bw'imyumvire. Hari igihe aya mazina yagiye agira isura itari nziza ku buryo rimwe na rimwe aba atararyoshye, bitewe n'uko bamwe bagiye bayakoresha mu nyungu zabo mbi. Ariko kuba utuye mu Nduga, ukaba utuye Bugesera, ukaba utuye Indorwa, ukaba utuye Gisaka, ntacyo bitwaye. Hari abantu bajya bakabiza muri Gisaka ngo bagire ubundi bushakashatsi n'ubukorikori, ariko aho umuntu atuye hose burya haba abaruzi ngo nta gasozi. Reka nikomereze ndi mu mateka, sinaje mu by'ubucurabwenge, nderekeza kuri ibyo bihugu. Kandi ntabwo byari byo byonyine, ibyo bigari u Rwanda mu buryo bunyuranye cyangwa se n'ubundi byari bigizwe, u Rwanda tubona rwari rugizwe n'ibihugu na gato. Kera u Rwanda rutarashyika kuri iyi ntera uku turuzi, rwari rurimo ibihugu byinshi rwose, kuko nari mbivuze, bingana na za superefegitura. Superefegitura ntabwo byoroshye gusobanura superefegitura, ariko superefegitura reka mfatire kuri superefegitura Kanazi. Superefegitura Kanazi yari irimo komine Ngenda, ikabamo komine Kanzenze na komine Gashora. Zabaga ari izo ngizo zigakora superefegiture. Habaga superefegitura nka Ngororero, harimo superefegitura nyinshi twazibuka turamutse tubishatse, ariko superefegitura kari nk'akarere k'uyu munsi. Ibyo bihugu rero nk'uko byanganaga ntago byabaga ari ibihugu bingana nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka da, niyo mpamvu babyitaga impugu rimwe na rimwe. Rero byanganaga na superefegitura zo hambere, izo zahozeho mu Rwanda nyine rwa mbere ya 1994 na nyuma yaho gatoya. Ni ukuvuga byari ibihugu byinshi, ukongeraho rero n'inkomoko yarwo. Ndavuga u Rwanda rwari rugizwe n'izo mpugu n'ibihugu byari byinshi, nka byandi binini nari nakomejeho, Gisaka, Bugesera, Ndorwa, Nduga n'ibindi binyuranye byaga bingana na superefegiture. ukongeraho n'u Rwanda rwo ubwarwo rwanganaga hafi n'imirenge 6 yo muri Gikomero. Kuko nabivuze ubushize, abatarabyumvise muze kureba muri ibi bisobanuro nashyize ahagana hasi ahangaha iki kiganiro. Dukurikiye kuri YouTube channel IRTV 250 nangiye 250, murahasanga umurongo wabajyana kuri icyo kiganiro aho nakomeje ku mirenge 6 yarigize Gasabo. Nukuri amateka akaba avuga ko ibyo byose byatangiye mu kinyejana cyangwa se mu kinyagihumbi, sinzi uko ndi bubyite, gusa hari mu myaka y'igihumbi nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Nabivuzeho n'ubushize n'ubundongeye mbikomejeho, aho ni igihe Gihanga Ngoma ijana nyine yabumbabumbaga u Rwanda, kandi reka tumusabire iruhuko ridashira. Yarakoze. Nuko rero mu 1191 inyuma y'uko Yesu avutse nibwo Gihanga Ngoma ijana yakoze iyo mirimo y'ubutwari itagereranywa, akora ingoma nyiginya. Hehe, ingoma nyiginya bayikoze hehe? Anshobora kuzatangira kujya ntanga ibibazo. Niyo mpamvu ubushize navuze nti mujye mufata ikayi mwandike. Ni ibintu byiza kumenya iyo twavuze kuko bidufasha kumenya niyo tugana.
ingoma nyiginya Gihanga ingoma ijana yayikoze ahantu hamwe honyine, yayikoze i Gasabo. Aho iyo ngoma nyiginya rero yari imariye kwaduka, urabyumva, ntabwo yagize iti ibi birahagije ngo igende yipfumbate. Yihatiye kwigarurira bya bihugu navuze haruguru ikoresheje uruhembe rw'umuheto. Imiterere y'igihugu nkiko n'urwa Gasabo ngibi ngiye kubisobanura mu magambo akurikira. Reka ndeke abadukurikiye kuri radio banze bumve gato iyi ndirimbo, kandi abari kuri YouTube namwe ndagaruka mu kanya. Abari kuri YouTube ngiye kubacishirizaho gatoya ikiganiro twakoze ubushize, murebe uko cyari kimeze mu masegonda make n'abamwanditsi. Mwakoze cyane, ntabwo mwarambiwe abo kuri radio mwumvaga umuziki. Kuri YouTube namwe muhaye akajisho ikiganiro twari twatangiriyeho, aho navugaga ibyo gusasira ikiganiro umusogongero w'amateka. Navuze ko ntashobora kuvuga amateka y'u Rwanda kuko ndeba nguku amateka y'u Rwanda n'abanyabwiwe n'iki. Icyo nkora ni ugusogongera, kandi ngo gusogongera ntabwo ari ukunywa. Ntabwo gusogongera ari ukunywa. Reka nkomeze ntangire nivugira iby'ibihugu nkiko by'u Rwanda rwa Gasabo. Ndahera ku ngoma y'Ubungwe. Ese urumva Ubungwe hari igihe ukubwiye Ubungwe buravuga iki? Ubungwe ni ingoma y'Ubungwe nyine nk'uko byumvikana, nimwe mu ngoma za mbere zabayeho mu Rwanda mbere y'ihangwa ry'ingoma nyiginya. Ingoma y'Ubungwe yari ihari, ntabwo ari iya none, ndetse ingoma nyiginya, ingoma ngabe nyiginya ya yindi yabaye i Gasabo yaje isanga ingoma y'Ubungwe ihari, kuko byabaye cyangwa se ingoma y'Ubungwe yabayeho ahasaga mu myaka ya 300 nyuma ya Yezu. Ni igihe hari za ntumwa ba Pawulo na Petero n'abandi bari mu yogeza butumwa inaha za Burayi no muri Muayonoriya. Ntumbaze ibyo ntabyo nzi, ndi kuvuga ibyo wacu iyo navuze. Nicyo gihugu rero cyahanzwe bwa mbere mu bihugu byari bigize uru Rwanda. Uru Rwanda rwacu mukaba muri mu ntara enye n'umujyi wa Kigali, natwe tukaba mu ya 6. Nkagarukaho cyane natwe bantu muri mu ntara ya 6 diaspora, mwese aho muherereye tunezezwa nuko mukurikirana cyane IRTV ijwi ry'urugwiro. Murabaterankunga bakadasohoka, biratunezeza cyane iyo tubona twakoze ibiganiro mukabikurikirana, kandi kwikariti iyo tureba bumvise IRTV FM ijwi ry'urugwiro sauti ya kirafiki, tubona abenshi muri Canada, abandi muri leta zunze ubumwe za Amerika no mu Bufaransa, ntabwo nibagiwe. Nuko rero ndakomeza mvuga ku Ubungwe. Ubungwe nicyo gihugu cyahanzwe bwa mbere kuko nanivuze muri ya myaka ya 300 mbere, mbare gatoya nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, mu bihugu byari bigize mu Rwanda rwacu. Ingoma ngabe yabo yitwaga Nyamibande. Icyo gihugu cyategekwaga n'Abenengwe mu Bungwe. Mvuze Nyamibande nibuka abantu bari Nyarubande muri Kisoro. Mudukurikira biratunezeza 5/5, niyo mpamvu tutabarenza ingoma. Ubungwe rero cyari igihugu cy'Ubungwe birumvikana, iyo ngiyo za Busanza bw'amajyepfo, hari muri komine Maraba, hakaba muri Mbazi, ndetse Ruhashya, Shyanda ziri muri prefectura ya Butare. Ubungwe ubu ni muri komine, cyangwa se ntabwo ari muri komine, ni mu karere ka Huye, aho niho bitaga mu Busanza. Abantu bari mu Busanza, Nyagasani Yezu akomeze ababane kandi abamera umugisha. Ntibwari Ubungwe gusa aho ngaho mu Busanza, ahubwo ubufundu bwari nabwo mu bice byari bigize igihugu cy'Ubungwe, nka komine ya Kinyamakara, komine ya Nyamagabe, Mudasomwa iyo ngiyo naho ntabwo mudasobwa, muri komine Mudasomwa na za Karama, ndetse kuzamuka iyo yose muri prefectura ya Gikongoro. Ubu hakaba ari mu karere ka Nyamagabe, hari muri icyo gihugu, kuko Ubungwe ushatse wavuga ko bwari bwegamiye kuri
Repubulika y'u Burundi. Ingoma rero yabo yageraga ni Nyaruguru. Ese bwo Nyaruguru si iyo ngiyo muri za Runyinya, muri komine Runyinya, muri za Gishamvu, ariko Gishamvu ni kuri Butare, ndetse na Mubuga na Rwamiko ho niyo ruguru Gikongoro havaga amakara kera. Ubu ni mu karere ka Nyaruguru, naho ingoma y'Ubungwe rwose yarahageraga, ariko icyo gihe hari hataraba mu Rwanda. Kandi uretse iyo ngiyo nari mvuze za mu karere ka Nyaruguru, ingoma y'Ubungwe yageraga kandi naho bitaga za Bashumba ya Nyakare, hari muri komine Kigembe, ndetse n'agace ka Nyakizu byo muri Butare. Ubu hakaba ari mu karere ka Gisagara. Gisagara ni kamwe mu turere rwose ubona kwinjira indani mu Burundi, ariko ntabwo Gisagara ari Burundi, nyamuneka ni mu Rwanda. Ngayo rero nguko ndi Andre Isaka, iyi mukurikiye ni Sauti ya Kirafiki mu kiganiro umusogongero w'amateka y'u Rwanda. Ndi pari mu Bufaransa, muri kutwumva mu masaha y'umugoroba, niho ikiganiro turi kugikora, kandi ushobora no kutwumva ku masaha yo kumanywa, kuko ntabwo duhuje amasaha bitewe naho uri kutwumva uherereye. Muri studio twebwe dufite 11:01 igera kuri 15 dutangiye ikiganiro. Nawe bitewe nawe uherereye, ubwo amasaha ufite urabona ntibigutera ikibazo, isi irikaraga. Ndacyavuga rero ku byerekeranye n'ibihugu nkiko by'u Rwanda rwa Gasabo, nahereye ku ngoma y'Ubungwe. Ndekure gato y'umuziki twumve Rwanda nziza n'indirimbo tuzakomeza kumva. Wakibaza impamvu nkunda kuyirekura, mwe mukurikiranye ikiganiro kuri radio, mwumva ko n'ubundi yakomeje kuba iri iyo ngiyo mu kigarama cy'ikiganiro. Niko nashatse kubyita, kuko tubyita muri background mu Cyongereza. Mu kigarama cy'ikiganiro muri kumvamo Rwanda nziza, reka izamuka. Irazamuka kuri radio muyumve, ikizamuka namwe muri kuri YouTube murongera mukurikirana ikiganiro cyatambutse, kugira ngo tuze kubona uko tubihuza. Nanjye mbanze nduhukeho gatoya. Ndizera yuko abumvaga indirimbo yabanejeje, namwe mwumvaga ikiganiro cyatambutse kiri mu bisobanuro bigana aha hasi. Ushobora kumva cyose imbumbe hari icyo bibamariye. Nari nasurije ku gikaho nagiraga inti iyi ngoma y'Ubungwe iri mu bihugu nkiko by'u Rwanda, nari nkomeje ko yageraga mu karere ka Gisagara, mvuge ntibwinje mu Burundi, ariko nta kibazo. Ndetse n'intara y'Ubuyenzi. Intara y'Ubuyenzi ni muri komine Nshiri na Kivu zo muri Gikongoro, ubu naho ni mu karere ka Nyamagabe. Ndasuhuza Idrissa, ni inshuti y'Ijwi ry'Urugwiro, aba cyane muri groupe y'Ijwi ry'Urugwiro. Idrissa aho kwa muganga, gusa sinzi ivuriro ukoraho. Ndasuhuza Nyandwi, umwe mu babaye abanditsi ba mbere b'Ijwi ry'Urugwiro guhera muri za 2010 na rimwe. Nawe uri mu murenge w'Amata, sinzi nimba ntabivanze, nimba ari Nyamagabe cyangwa se nimba ari mu karere ka sinzi nimba ari Gisagara, nimba ari Nyamagabe, ariko mu murenge w'Amata nicyo nibuka. Nyandwi ndaguha yamba. Ikirango rero cy'ubwoko bwabo cyaringwe umwami wariho ubwo ingoma nyiginya y'Igasabo yadukaga yitwaga Rwamba. Hari abantu bitwa Rwamba uyu munsi. Akaba yaratuye muri Nyakizu ho mu karere ka Gisagara. Abantu bari muri Nyakizu murumva ko mwahoze muri ibwami bwa Rwamba. Undi mwene ngwe wategekaga igihugu cye kugeza kitsindwa n'ingoma nyiginya ni Samukende, umugabo wa Nyagakecuru wa wundi wo mu bisi byahuye.
mujye mumenya amateka kandi mujye mwandika. Nkunda kubakangurira iki kiganiro mujye mucyumva mufite ikaramu nk'iyi ngiyi yanjye n'agakayi kandi mufata note. Ubwo ubungwe bwatsindwaga bwategekwaga nande? Ni Samukende. Samukende yarinde yari umugabo wa Nyagakecuru wa hehe wo mu bisi bya Huye. Mwe mudukurikiye kuri radio IRTV FM ushobora kumva kanze wa #IRTV.fl. Ndizera yuko umuziki ukomeza kugenda banezeza. Namwe mudukurikiye kuri YouTube mu instrumental nziza cyane. Ndizera ko muhaga bituma bashobora kubitandukanya neza ku buryo nta uri kubangamira undi. Ndakomeza mbasobanurira gatoya kuri ibi byerekeranye ni bihugu nkiko by'u Rwanda rwa Gasabo, aho nahereye ku ngoma y'Ubungwe. Nimba ingoma y'Ubungwe ari rimwe urumva ko ejo bundi nzakomeza. Niyo mpamvu ari byiza kukanda subscribe kugira ngo ninza kuzashyira ikindi kiganiro hano kuri YouTube channel uzahite ubimenya, kandi nawe ukurikirana IRTV ijwi ry'urugero bitewe naho uherereye uzagerageze ukuri iki kiganiro mu masaha y'ipari mu Bufaransa yo mu mugoroba uzakurikira ikiganiro kindi tuzashyiraho. Reka nkomeze rero. Nari nsojereje kuri Samukende ndumva mwamaze kumenya ibyari byo. Samukende ninde? Ni umugabo wande, gusa niwe waje kwamburwa Ubungwe. Ingoma ngabe nyiginya y'Igasabo irabwigarurira. Abenengwe bwari ubwoko bw'ibikomangoma by'Ingozi. Ingozi urumva muhehe ni Burundi. Kayanza mu Burundi. Byambukyanije ingoma yabyo igasingira impugu z'iwacu iyo dukomoka za Butare na Gikongoro zikikije ibisi bya Huye. Niyo mpamvu nyine Nyagakecuru ari mu bisi bya Huye n'ibisi bya Nyakibanda. Nzasobanura Nyakibanda, nsobanura n'Ababanda, ntuzabikure. Aya mateka tuzayasogongera bya bindi abasore bo bitamo ni sana. Ibyo byose byaje kwitwa ibisi bya Nyagakecuru biturutse ku mugabekazi Beninganze nyina uwarubuga umwami w'Ubungwe. Bahimbye Nyagakecuru wari ufite umurwa. Ndagira ngo tubuze afande Rubuga aherereye ari mu kazi ndabizi ntore cyane akomeze agubwe neza. Tuzakomeza rero tumva ibi bintu byerekeye uko Abenengwe baje gutakaza igihugu, kandi impugu Abenengwe bagengaga zarimaga ingoma bitaga iz'abiyunze. Urumva ko batangiye leta zunze ubumwe kuva kera. Twavuga rero nk'Ubusanza bwa Nkuba ya Bugumana, tukavuga ubufundu bwa Rubuga bwa Kagongo mu Mabarire, ndetse tukavuga n'Ubungwe bwa Rubuga bwa Samukende. Niyo mpamvu navuze nti afande Rubuga n'umusore w'intore cyane twariganye, sinongera herinde izina rye, akurikirana IRTV ijwi ry'urugero. Ndibaza ko adukurikiye ahari ari kumva ibiganiro nk'ibi. Iyo ngoma rero y'Abenengwe yaje kwigarurirwa na Mutara wa mbere Semugeshi, uwo bise ngo n'umuyenzi, nuko yica umwami waho Rubuga rwa Samukende. Bicana nyina witwaga Benginzage. Iri zina rigoye, Benginzage urumva niyo nzoga y'inzage abayize muzambwire, ariko ni izina risa nk'irirundi cyane. Ari we Nyagakecuru bajyaga n'ingabe yabo Nyamibande. Basanze rero yararaye, nuko bayitera uruguma. Mu mbabarire gatoya, ingoma yabo yaje kwigarurirwa na Mutara wa mbere Semugeshi Muyenzi, nuko bica umwami wayoboraga Ubungwe, ndavuga Rubuga rwa Samukende. Samukende arapfuye, bicana nyina Benginzage abenshi muzi ku izina rya Nyagakecuru, banyaga n'ingabe yaho. Ingabe ubwo n'ingoma
bayitaga Nyamibande. Nyamibande barayitwara, bamaze kwitwara basanga yararaye. Kurara ntabwo ari ukurara, basanga yararaye donko mu kinyarwanda cyiza, basanga yarasadutse. Mumbabarire ntabwo ingoma isaduka, ingoma irarara. Nuko bayitera urwuma, bakurizaho no kuyita rya zina benshi muzi. Ndibaza iyi ngoma ishobora kuba iri mu nzu ndangamurage y'u Rwanda, iri mu karere ka Huye. Bayita kuki? Muzajye bazababwira, ariko kuko ntabicisha amatsiko bayita Nguma. Bye bye, naho utaha ngaho Nguma byavuye. Tuzakomeza mu biganiro, kandi uko nzambaye ikiganiro mujye mureba mu bisobanuro, muzajya musangamo ikiganiro cyatambutse mu kiganiro cya kabiri. Ubutaha ni ikiganiro cya gatatu. Ndi André Saka, iyi RTV ijwi ry'urwo sauti kirafiki. Muradukurikiranye imbona nkubone kandi mbanabahaye yambu cyane. Bye bye.